bitonde gato uretse kurenga ino video ngiye kwereka uburyo kuba wareba video hano muri Delta warangiza ugahembwa amafaranga yawe ukahita uyabikuza. Ikintu ugiye gukora uzajya winjira hano muri Delta, numara kwinjira muri Delta urebe icyo bita advancement, urebe amapublicité bashyiramo hano muri Delta, numara kuyareba ubundi hasigaye ube wahita uhembwa amafaranga yawe. Ndagira ngo nkwereke uburyo ibi bintu bikorwa, ntago ari scam, ibi ni ibyanyabyo. Ikintu ngiye kugusobanurira uyu munsi ngiye kuba natangira nkusobanurira uburyo bakoramo ino USDT. Iyi ngiyi niyo nshaka kuba nakwereka. Ndagira ngo usobanurire aha hantu uburyo bahakoramo, ahasigaye ndaza nanagusobanurire uburyo ugize ikibazo ushobora kuba wakwandika ikibazo cyawe wagize bakaba bagikemura. Reka dutangirane, nizere yuko urimo kubyumva. Tugiye gusobanura uburyo bakora ano madolari. Aya madolari ahangaha ntuzajya winjiramo ukareba video, wamara kureba video irimo, video ziba zirimo nizo kwamamaza. Noneho muri video zo kwamamaza amafaranga bishyuye muri Delta nawe uzajya uba wayabonaho inyungu. Okay, ndagira ngo dutangirane nkwereke uburyo ibi bintu bikorwa. Sinzi niba urimo kubyumva neza. Ngiye kukwereka uburyo uzajya ureba hano publicité, wamara kureba publicité nawe ukaba wahembwa ku mafaranga nyiri publicité aba yaje kwamamarizamo hano muri no Delta. Nawe ukaba waza ukarebamo publicité, wayireba ukaba wahembwa ku mafaranga we yishyuye, ku mafaranga yagombaga kwamamarizamo hano muri Delta. Nibyo bintu ngiye kuba nakwereka muri aka kanya ka none. Tega amaso, utega amatwi, asigaye dukorane nkwereke uburyo ibintu bikorwa. Okay, ubu twamaje kwinjira hano muri no dashboard. Iyi dashboard niyo ngiye kubanza ngusobanurire. Ikintu cya mbere hano ubuze kuhasanga pending. Ino pending niho hari bujye amafaranga ya mbere, ama USDT ya mbere ndaba nkizemo hano nimara kureba video. Ahangaha niho hantu uzajya uza ubone balance ya USDT yawe. Ahangaha kabiri, ahangaha niho uzajya uba waba wazivunja. Noneho ndagira nkwereka ahangaha urimo kwabona withdraw. Ino withdraw niyo uri buze kuza kuba wabikurizamo ama USDT yawe. Noneho ubu ngubu dore ikintu tugiye gutangirana nacyo, tugiye gutangira nkwereke ahantu ngiye gutambika hano. Aha hantu hatambitse ahangaha niyo harimo publicité uzajya ureba, ahasigaye ugahembwa. Sibyo turi butangire, urabanza ugafungure kano kantu k'icyatsi babanze bakwereke ko byabaye success, ko wemerewe kuba wabikuza.